Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 284, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Turagushimye Mana, turaguhimbaje. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Turasenga cyane ngo mu izina rya Yesu KRISTO, Mwuka wera w'Imana umanukire gufungura amaso yacu, umanukire gufungura amatwi yacu, umanukire gufungura imitima yacu n'ibitekerezo byacu kugira ngo tukumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenga ngo izina rya Yesu KRISTO duhindurwe n'ijambo ryawe kandi turemwe mu ishusho y'umwana wawe Yesu KRISTO ukunda. Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye, turirukana imbaraga zose zidaturuka ku Mana mu buzima bwacu ngo zigende. Turahagarika ubutware bwose butari ubw'Imana mu izina rya Yesu KRISTO ngo ahubwo ntihaboneke. Haleluya. Turirukana ubushake bwose butari ubw'Imana mu buzima bwacu ngo bugende ahubwo ntihaboneke mu izina rya Yesu KRISTO. Ubushake bw'Imana butegeke kandi butware mu buzima bwacu. Ubundi bushake bwose butari ubw'Imana buvunagurike ndetse bwirukanwe, butwike ndetse rwose ahabwo habure. Izina ry'Imana Data wa twese rishyirwe hejuru, kandi izina ry'Imana Data wa twese rihabwe icyubahiro. Izina ry'Imana Data wa twese riramburirwe ibiganza. Mu izina rya Yesu urakoze Data, turagushimiye. Amen. Turasoma uyu munsi muri Luka ibice 18 umurongo wa 18 kugeza kwa 23. Bibiliya iravuga ngo umutware aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni Imana. Uzi amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati, ayo yose narayitondeye mpere mu buto bwanjye. Yesu abyumvise aramubwira ati, none usigaje kimwe. Ibyo ufite byose ubigure uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Wereke uze unkurikire. Abyumvise agira agahinda kenshi kuko ari umutunzi cyane. Ibyo biri muri Luka ibice 18 umurongo wa 18 kugeza kwa 23. Intambwe eshatu zigeza umuntu mu bugingo buhoraho. Intambwe eshatu zigeza umuntu mu bugingo buhoraho nizo tugiye kwiga uyu munsi, kandi ndagusengera ku Mana kugira ngo Imana ikubashe kuzitera mu izina rya Yesu KRISTO. Nk'uyu musore w'umukire, abantu benshi bafite iki kibazo. Akenshi abantu bake nibo bibuka amagambo Yesu yabwiye uriya mutunzi. Dukunda kuvuga rya jambo ryo muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko aha koko Yesu yabishyize ahagaragara atabiciye ku ruhande, kandi yatanze igisubizo cyumvikana ndetse kibasha gushyirwa mu bikorwa. Intambwe ya mbere Yesu yavuze ni ukumenya ibyo tubuzwa, ibyo ijambo ry'Imana ritubuza gukora. Mu yandi magambo, intambwe ya mbere ni ukwihana imirimo ipfuye. Aha imirimo ipfuye Yesu KRISTO yavuze ni ukwiba, ni ukwica, ni ukubeshya, ni ukugambana, ni ukutumvira ababyeyi, ni ubusambanyi, ni ugusenga ibishushanyo, ni ukuroga, ni ukuraguza n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Ibi ndetse n'ibindi byinshi kubireka cyangwa kubyihana nibyo Bibiliya yita gutera intambwe ya mbere yo kwihana imirimo ipfuye. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Kwihana imirimo ipfuye niyo ntambwe ya mbere ikujyana mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Intambwe ya kabiri yo ijyanye n'ibyo tugomba gukora. Ni ukuvuga ngo mu ntambwe ya mbere Imana ikubuza ibintu. Intambwe ya kabiri Imana igutegeka ibintu. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose ntabwo Imana yaguhamagara kugira ngo ureke ibyo wakoraga hanyuma uvuge ngo numara kubireka ugende wicare, ngo ntugasambane bikaba birarangiye, ngo ntukibe bikaba birarangiye, ngo ntukabeshye bikaba birarangiye. Oya, hari ibindi Imana idusaba tumaze kureka intambwe za mbere, tumaze kurangiza intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri rero ari ibyo Imana dusaba, ni intambwe yitwa ngo ni intambwe y'urukundo. Ariyo Yesu avuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aha bivuga ngo ugende ugurishe. Haleluya. Ni urukundo ruri practicable, ni urukundo rushyirwa mu bikorwa, urukundo rw'imirimo. Imana ishimwe. Urwo rukundo rero rushyirwa mu bikorwa, atavuga ngo ndagukunda mu mutwe, nta kintu
cyabigaragaza ufite, ni urwo rukundo Yesu avuga ngo, yabwiraga uriya muntu ngo ugende ugurisha ibyawe hanyuma ubihe abakene. Urukundo rutuma ufata mu butunzi bwawe ugaha abakene. Urukundo rutuma ufata umwanya wawe ugasura abakene. Urukundo rutuma ufata umwanya wawe ugasura abarwayi mu kwa muganga cyangwa se imfungwa mu buroko. Urukundo rutuma wirengagiza inyungu zawe kugira ngo uharane inyungu z'abantu. Imana ishimwe cyane. Urwo ni rwo rukundo Imana irimo iragusaba. Intambwe rero ya kabiri umuntu agomba gutera kugira ngo agere mu bwami bw'Imana, mu bwami butazahanguka, ubwami bw'ubuzima budashira, ni intambwe y'urukundo. Ni ukuvuga ngo niba wateye intambwe ya mbere, ndagusabira ku Mana kugira ngo utere intambwe ya kabiri. Niba utateye n'iya mbere, ndagusabira ku Mana kugira ngo Imana ikubashe gutera iya mbere. Imana ishimwe cyane. Intambwe ya gatatu ni ukuba umwigishwa wa Kristo. Ariho Yesu yabwiriye umuntu ngo hanyuma uhere ko uze unkurikire. Intambwe ya gatatu ni ukuba umwigishwa wa Yesu. Wibuke ko Yesu yabwiye intumwa ze kubwiriza abantu bose, maze abizeye bakabatizwa bagazahinduka abigishwa ba Kristo. Ubwo rero si ukwizera gusa, Imana ishimwe, ahubwo uwizera niwe agomba no kwemera inyigisho za Kristo no kuzikomeza, akagenda nk'uko Yesu yagendaga. Kugenda nk'uko Yesu yagendaga, gukora nk'uko Yesu yakoraga, gusenga nk'uko yasengaga, ibyo ngibyo nibyo bikugira umwigishwa wa Kristo. Iyo niyo ntambwe ya gatatu ikugeza mu bugingo buhoraho. Abantu bamwe ntibaratera intambwe ya mbere, baracyari mu byaha. Imana ibarengere kandi Imana ibabashishe. Abandi bo niyo bagumyemo, barayiteye, bayeretse ingeso mbi. Hari abantu mubana wo ati reka ntange, ubundi ramwe ngo nkurikire Yesu bimara njye nta cyaha nkora. Kandi ubwo ugasanga ntabeshya, ntiyiba, ntasama, ntatukana, nta muntu yica, ntago agambana, nta roga, ntaraguza, ntasenga ibishushanyo. Ari aho nyine ni umuntu bamwita ngo ni ingeso nziza. Bangeso nziza babaho, ariko bangeso nziza ni rwo rugero Kristo avuze ngo abangeso nziza nibo yavuze aha ngaha Yesu. Uyu mugabo Yesu yahuye nawe yari ingeso nziza. Imana ishimwe cyane. Ariko nawe ntago yari kuraga ubugingo buhoraho. Hari intambwe abandi baba bamaze gutera intambwe ya mbere, batera n'iya kabiri. Abo babita ngo ni abagwaneza, ubundi bakongera kubita ngo ni abagira neza. Abo nabo babaho, bamaze gutera iya kabiri ariko banze gutera iya gatatu. Nibo wumva batanga ubutunzi bwo kugira ngo bafashe abakene, nibo wumva batanga ibyo kugira ngo bafashe abakene, bagira impuhwe nyinshi, bagira urukundo rwinshi rwose. Abantu bati rwose Imana uyu muntu abuze ijuru ko byambabaza. Ariko ubundi akaba atari umwigishwa wa Kristo. Bakunda gufasha ariko ntabwo ari abigishwa ba Kristo. Bakunda kugira ubuntu no kugira imbabazi ariko ntabwo ari abigishwa ba Kristo. Ntabwo baraba mu bugingo buhoraho. Uwemera rero gutera intambwe ya gatatu, ariyo kuba umwigishwa wa Kristo, yo kureka ibyaha agakunda mugenzi we kandi akemera kwigishwa na Kristo, uwo nguwo ni we uraga ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Nyamara rero ijambo ry'Imana rirasobanutse. Ziriya ntambwe uko ari eshatu zirakenewe. Tugomba kuzitera uko byamera kose niba koko dushaka kuraga ubugingo buhoraho. Nuko rero ndagusabira ku Mana ngo Uwiteka Imana kubashishe gutera izo ntambwe zose uko ari eshatu, mu izina rya Yesu. Dusenge. Turagushimye Mana, turaguhimbaje. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibiho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Turakwinginze mu izina rya Yesu ngo tubashishe gutera ziriya ntambwe uko ari eshatu. Iya mbere yo kwihana imirimo ipfuye, iya kabiri yo kugira urukundo, iya gatatu yo kugukurikira. Mu izina rya Yesu tubashishe. Aho dufite intege nke uzidukuremo, aho dufite imbaraga Mwami Imana utwongerere mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana ishobora byose, urakoze kuri Imana igira neza. Turamagana ubugambanyi bwa sekibi, turamagana imbaraga zose za sekibi zikora muri twe, turamagana ubushake bwose bwa sekibi bukora muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Iby'Imana gusa ibyo bigumaho, ibitari iby'Imana byose bitatane ndetse bikurweho, ndetse ahabyo ntihobeho hakiboneka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turagushimiye Data wera. Amen. Isezerano ry'umunsi twarisanga mu Baroma ibice 2 umurongo wa 7
haravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ibyo biri mu Baroma ibice 2:7. Uwiteka aguha umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka aguha umugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana, Uwiteka aguha umugisha bwo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusaba kumugisha ku Mana ngo Uwiteka kuza umwuka we wera, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuza ijambo rye, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuza urukundo rwe, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuze guca bugufi. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuzuze kugenda utunganye. Haleluya. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuza urukundo, Uwiteka gutandukanye n'icyaha cyose, kandi Uwiteka kubashije gukurikira Yesu no gusa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, uko kwiza kw'Imana kukubeho cyane, ubwami bw'Imana bukubeho cyane, ubushake bw'Imana bukubeho cyane, ubwami bwose butari ubw'Imana bukurwe muri wowe mu izina rya Yesu, ubushake bwose butari ubw'Imana bukurwe muri wowe mu izina rya Yesu. Uwiteka kuze kwizera, haleluya. Uwiteka kuze kwihangana. Urakoze Uwiteka kumvishe gusenga kwacu, kandi Uwiteka naguha umugisha kuko yifatanyije natwe. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.